nabanza nshima Imana ho gato ndetse nanivuga nitwa Immaculée Nyirarwaka, nkunda kwandika izina rya papa yitwa Makombe, uyu muri Canada Edmonton. Ndashima Imana kuri runo rubuga, ngewe namenye uru rubuga rwa NIBATURE biciye mu mubyeyi wacu Pastor Michel, umushumba wanjye n'umubyeyi wanjye nyine mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Rero niwe watumye menya uru rubuga rwa NIBATURE. Ndashima Imana ku bwabo, kuko Imana ikomeje gufungura imiryango abantu bashobora gukoresha bavuga ubutumwa baterana. Ni ukuri ntitukabifate nk'aho ari ibintu bisanzwe, ahubwo ni ibintu by'agaciro kandi ibintu bikomeye. Imana rero yashyizeho runo rubuga igacishamo umuhamagaro mu bantu bakarufungura, abantu bakagwitabira, abantu bagaterana. Imana ihabwa icyubahiro. Numvise benshi nzi n'abandi nahamenyeye, abantu bose bahujwe no gusenga. Ntabwo ari ibintu byoroshye ubu ngubu abantu guhurira ahantu bahujwe no gusenga, ariko Imana yabikoze igashoboza abantu, igahereza abantu imbaraga kugira ngo kino gicaniro gikomere. Imana ihabwe icyubahiro. Rero bakimara kumbwira ko ari njye uzaganira ijambo, nagerageje gushaka ijambo twaganira. Ntabwo biba byoroshye, hari ababyeyi bacu bakuru, hari abashumba, hari abaki, ariko ntekereza ijambo twaganira haguma kunzamo ijambo ryo kwizera. Amen. Ijambo ryo kwizera niryo ryakomeje kunzamo. Tugiye kuganiraho gato, turabanza tuganire kwizera ni iki, ariko topic yanjye y'uyu munsi cyangwa umutwe w'amagambo w'uyu munsi wanjye ni akamaro ko kwizera. Ariko mbere yuko nja mu kamaro ko kwizera, ndabanza mvugeho gato icyo kwizera icyo ari cyo. Rero dusangire ijambo ry'Imana ryanditse mu Baheburayo, Abaheburayo ibice 11 ku murongo wa mbere. Basoma mu izina rya Yesu. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi kuduhamiriza ibyo tutaraba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahanwa neza ni uko bari bafite kwizera. Ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutaraba ko ari iby'ukuri. Hanyuma rero tumaze gusoma ijambo ry'Imana ku bijyanye no kwizera, ndetse hamwe n'uko nari maze kuvuga ngo akamaro ko kwizera gafite mu buzima bwacu, mu mibereho yacu ya buri munsi, naje kubuka ijambo ry'Imana aho Pawulo yabivuze ko udafite kwizera tudashobora kunezeza Imana. Turisoma mu Baheburayo igice 11 umurongo wa 6, niho dusanga yuko umuntu wese udafite kwizera ntashobora kunezeza Imana. Mbese kandi tuzi ko muri bimwe Imana yaturemeye ni ukugira ngo tuyinezeze, ni ukugira ngo tuyishime, ni ukugira ngo dukore ibyo ishaka. Mbese nasanze nko kwizera ariyo fondasiyo ituma dukora ibyo Imana ishaka, ariyo ituma dukora ubushake bw'Imana, twamara kubikora bikanezeza Imana. Ariko se muri iyi minsi ibyo duhura nabyo, ubuzima tubayemo, twizera gute? Urwego twizeraho rugeraho runezeza Imana mu buzima bwanjye bimeze gute? Mu buzima bw'umuntu turi kuganira ubu nyine bimeze gute? Kandi hano dushobora no kwibaza, none kwizera twagukurahe? Ko twumva ko kwizera ariko gutuma kudushoboza gukora ibyo Imana ishaka, Imana ikatwishimira, Imana ikatunezererwa. Kandi ngira ngo mu bantu bari hano twese intego ni ugukora ibijyanye n'ubushake bw'Imana, tugakora ibyo Imana idushakaho, hanyuma Imana ikatunezererwa. Twabikura he? Twabibona hehe? Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu Baefeso, Abefeso ibice 2 umurongo wa 8 tugeze ku wa 9, turebe uko twabonaho aho twakura kwizera, aho tugukura, aho kuva. Handitse ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera,
ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Kwizera nta handi twabikura, kwizera ntiwabishakisha ngo ubibone, kwizera ntiwakoresha inyungu zawe ngo ubibone, kwizera ni impano y'Imana, ni impano Imana yaduhaye. Mu byo yaduhaye nk'impano iduha kwizera, naho honyine twakura kwizera twahawe n'Imana yaduhaye. Tuyifate neza, tuyiteho, tuyiha agaciro. Umuntu wumvaga yuko kwizera ari ibintu yapfa kubona ahantu hari hose, siko bimeze. Kwizera ni impano Imana yaduhaye. Hanyuma rero tumaze kubona yuko kwizera ari ukwizera, ari ukwiringira yuko ibyo tubona bizasohora, ibyo dutekereza mu bwenge bwacu bikadusiga bizasohora. Hanyuma rero turebere hamwe imimaro cyangwa akamaro tubona mu kwizera. Ariko tutarakajaho, reka turebe impamvu twizera. Njyewe nkunda kwigisha cyangwa kuganira ku kintu nshobora kubona ikintu nandika. Niyo mpamvu muza kumvamo nanjye umuntu ushaka gufata note byakorohera. Impamvu twizera ni iyihe, cyangwa se n'iki cyatuma twizera? Ni ikihe tubona ari ngombwa gituma twizera? Dukeneye kwizera kugira ngo tunezeze Imana, kuko nari maze kubivuga. Imana yashyizeho imibereho yacu, imibereho y'abamenye Imana, imibereho y'abakijijwe cyangwa se imibereho y'abakiranutse, kugira ngo batungwe no kwizera. Iyo dutunzwe no kwizera tunezeza Imana. Dusome mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 30, haranditse ngo 38, pardon. Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 38. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Yego. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Igituma Imana twishimira nuko tubaho mu buzima bwo kwizera, nuko tuva mu buzima bw'amaganya tukava mu buzima bwo kwiganyira tukaja mu buzima bwo kwizera. Ntago bivuga ko tugomba kwizera Imana gusa kugira ngo hagire ibyo tubona, hagire ibyo Imana idukorera, ahubwo tugomba kwizera Imana kubera ko kwizera Imana bituma Imana iba hafi yacu, ikatwihanganira, ikatwihanganisha, ikabana natwe mu bigeragezo, mu bikomeye, twamara kubicamo neza ikatugororera. Kwizera nibyo bituma Imana itugororera. Bya bibazo ucamo, za ntambara ucamo, iyo umaze kuzisohokamo neza, warinze kwizera kwawe, wahagaze mu kwizera kwawe, Imana irakugororera. Ahangaha nibutse hari indirimbo kera twageza turirimba kiri umwana, bageze bayiririmba y'ikorasi ngo kwizera ni igiti cy'umwimerere, cyera imbuto ibitangaza, gisoromwa n'umuntu wihanganye kandi kigafumbirwa n'ibigeragezo. Mu kwizera duca muri byinshi, mu kwizera duca mu bigeragezo, mu kwizera duca mu ntambara, mu kwizera duca mu bibazo ubona udafitiye igisubizo, ariko hamwe n'Imana duhaye kwizera tukabicamo, tukabisohokamo. Bya bibazo byafumbiwe kwa kwizera cya giti cy'umwimerere, igiti kidasanzwe, igiti kiri unique, igiti utabona ahandi hantu hose mu buryo bw'umwuka, kigafumbirwa n'ibigeragezo. Ariko wari wabona yuko ubundi ubusanzwe ifumbire riza ari ikintu cyiza, ikintu cyiza. Nimba ari imyaka wahinze wamenamo ifumbire, ni ikintu cyiza. Ariko noneho kwizeraho ngo ni igiti noneho cy'umwimerere, igiti kidasanzwe mu buryo bw'umwuka, icyo gifumbirwa n'ibigeragezo. Amena. Ugaca mu ntambara, ugaca mu bigeragezo, ugata umutwe, ukabura uko ugira, kimwe kikaza ikindi kikaza, ariko ni ifumbire kugira ngo utavemo noneho uhagaze neza, wararinze kwizera kwawe, ugatangira gusoroma. Banakamara turabo kubera ko ahora mu bibazo, ariko batangira gusoroma imbuto
zabigeragazo byateye rya fumbire ryateye kuri cya giti cy'umwimerere kuri cya giti cyo kwizera abantu bakavuga koko yari ari kumwe n'Imana ye. Hanyuma rero nakomeje gusoma kino gitabo cy'Abaheburayo sanga niho batubwira ibirangirire mu kwizera, niho batubwirira ibyitegererezo mu kwizera, niho batubwirira uko abantu bagiye bitwara bakera mu kwizera. Ariho handitse hano mu Baheburayo ibice 11 kuva ku murongo wa mbere. Nahasomaho gato kubera ko hari abantu bazategera ari nijoro iwabo, nta Bibiliya bafite aho hagufi ngo wenda twe turi nijoro ariko ntituraryama. Hari abandi baba bari mu rukerera cyangwa bari ahandi hantu badashobora kubona amatara ngo basome. Niyo mpamvu rero numva nasoma ako mvuzeho nkagasoma, muraza kwihanganira gusoma cyane. Abaheburayo igice cya 11 tuve ku murongo wa mbere kugeza kwa 4. Ahambere ho nahasomye ndakomerezaho ku murongo wa 3. Kwizera niko kwatumye yuko isi yaremye n'ijambo ry'Imana. Icyo cyatumye biboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli. Uyu murongo wa 4 ndawukunda cyane. Kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamya ko umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza, kandi niko kwatumye nanone akivugwa nuko yapfuye. Umuntu wahagaze mu kwizera kwiwe niyo yapfa ntibyibagirana. Turabizi turi abantu bagize igihe duterana n'ababyeyi bacu bo mu mubiri bo mu mwuka. Umubyeyi wageze icyo akora mu kwizera ntaza yibagirana. Jewe ndibuka ari utoya, sogokuru aza mu Rwanda, nari umwana w'imyaka 9-8 gutyo. Numva ari kubwiriza mu nzu mu rugo bari gusenga, numva abwiye ba papa ngo umwana wanje n'umwana uzarinda kwizera ko tukabana mu ijuru. Kugeza n'ubu nyine agize imyaka 16 yitavye Imana, kandi ntago nagize amahirwe yo kubana nawe nyine ngo dukurane nawe. Twabaye mu Rwanda iwaguma ruguru, ariko kuko yarinze kwizera ko yahagazeho akaguvuga akaguhamya akagushira mu bikorwa akakubwira abana be. N'ubu nanje umwuzukuru we ndamwibuka. Kubera iki? Yagendeye mu kwizera. Niyo mpamvu bavuze ngo umuntu ufite kwizera ntazapfa. Aba ba Kayini ba Abeli yagize neza. Abeli ntiyapfuye, n'ubu turacyamuvuga, n'ubu turacyavuga amaturo ye, n'ubu turacyavuga ibyo Abeli yakoze. Kubera iki? Umuntu wagize kwizera ntazapfa. Imirimo wakoze mu kwizera ntizipfa. Kubera ko kwizera niko kukwereka ikintu cyiza ugomba gukora. Kwizera niko guhamiriza umutima wawe igikwiriye undi muntu atabikubwiye, undi muntu atabikwigishije, ukabwirwa n'ukwizera ufite mu mutima. Aribyo byatumye Abeli atanga igitambo kizima Imana yishimira kuruta murumuna wiwe Kayini. Amen, amen. Nyuma rero Imana yacu ishimwe kugiba mu mitima igashima ibyo tuyituye dukiranutse. Yego. Abeli we ashaka kuba yaratanze igitambo mu byo yari afite, ariko nawe uyu munsi utanze igitambo cyo kwicara aya masaha, cyo kubyuka aya masaha, kubera umutima wawe ubikunze, kubera umutima wawe ubikiranukiye, kugira ngo usenge, kugira ngo winginge Imana, kugira ngo usengere n'abandi. Ni ukuri abantu baba bafashe uyu mwanya, Imana izarinde kwizera kwanyu muzabyibukirweho. Umwanya dufata cyangwa umwanya abantu bafata kugira ngo babe imbere y'Imana, abandi barajyanye, abandi bari gukora iyindi mirimo itandukanye, ukavuga ngo kubwo kwizera, kubwo Imana namenye jewe ndabyuka, cyangwa abandi baricaye bari gukora ibindi bintu jewe ndaterana. Ni ukuri namwe Imana izabibibukireho ukuntu yibukiye kuri Abeli igitambo yayitanze. Ariko ibyo mbona muri iyi minsi kibabaje, usanga turizera kandi ntitwizera. Ubu munsi wizeye ejo wabivuyemo, cyangwa tugakora ikintu gisa nko kwizera kugira ngo abantu batubone, babone ko twatangiye ikintu, babone ko nabaye umushumba, babone ko nabaye umudiyakoni, babone ko nabaye. Ibyo ni ibiti, ntabwo ari ukwizera. Twizere Imana kandi dusabe Imana kugira ngo duhe kwizera, ukwizera abandi bantu bahamya, Imana ikaduhamya koko
uku kwizera n'ukwizera kw'imirimo n'ukwizera gufite imirimo igaragara apana ibyo ushaka ko bakwita cyangwa amazina ushaka ko bakwita. Naje gusanga kandi kwizera biza bitubera umuco. Waba uri mu bibazo bigoye bimeze gute, wenda umuntu wese yakwitekerezaho. Hari situation umuntu ageramo ukumva noneho ibintu byose wumva wabireka ukicara, ariko kubera ko kwizera kurimo ya mpano Imana yaguhaye utakura ahandi hantu hose, ugakora ibyo abantu bose batatekereza, ukararurira, bwaca mu gitondo ugaseka, bwaca mu gitondo ugahumuriza abandi, bwaca mu gitondo ukaja guterana, bwaca mu gitondo ukaja mu kazi. Kubera iki? Ufite ibyiringiro ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ufite ibyiringiro nubwo ndi kurira ejo bizakemuka. Tudafite kwizera wo kwama wicara ukabivamo. Burya rero abantu bamaze kuza muri bino bihugu byo hanze, impamvu tubona abantu hano bagize depression, bagize gwihebe, bagize ibintu indwara zo kwiheba ku buryo usanga ubuzima bwe bwararangiye, nuko babuze kwizera. Ntabwo bafite kwizera gutangwa n'Imana, kandi turabasabira ngo Imana izabiyereke, bazamenye Imana, bazagire kwizera. Ufite kwizera ntiwakwiheba, ufite kwizera ntiwagira ubwoba, kuko ubuzi ngo nimba uri mu kibazo uyu munsi, ejo ndabona igisubizo. Nimba ndi kurira uyu munsi, ejo ndaseka. Bitwara umwaka, bitwara imyaka 2, ariko umuco uzongera urase. Amen, amen. Imana we, none se niki kiduhesha kwizera? Ko kwizera numva ari ikintu ndi gutekereza kuganira kuri iri jambo, nongeye kumva kandi nongeye hejuru yo kwiga hejuru yo kwizera, kandi numva ndarikunze ndigiye muri detail. Niki cyaduhesha kwizera noneho ko bikenewe ahantu hose uri kugenda ugasanga kwizera niko kuri kugaruka, niko kugushoboza, niko gutuma tudacogora, niko gutuma tudacika intege. Nihe noneho twakura kwizera? Reka dusangire ijambo ry'Imana ryanditse mu Baroma ibice 10 umurongo wa 37. Haranditse ngo umurongo wa 17, pardon. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Igisubizo rero nta handi hantu, nta kindi cyaduhesha kwizera. Ikintu kiduhesha kwizera no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Mbese nukwicara ukumva, ukongera ukumva ijambo, ukongera ukaryumva, ukongera ukaritegera, ukongera ukaryuza, ukongera ukarimenya. Naho honyine tuzakura kwizera. Imana isure buri wese nanjye niga iduhe kwizera kutanyeganyega. Hahandi ugera mu bintu bigoye ugashikama. Ariyo ya ndirimbo yavuze ngo njewe nzahagarara ku munara wanjye, maze ntege, maze mparindirire numva icambwira. Umuntu ushobora kuvuga iryo jambo gusa ni umuntu ufite kwizera. Ni umuntu ufite kwizera ushaka kuvuga ngo nubwo bimeze gutya wamana we, nzahagarara ku munara wanjye mpategerereze, nzahagarara ku musozi wanje w'amasengesho mpategerereze, nzahagarara mu kwizera kwanje mpategerereze, nzahagarara mu gukora ibikorwa kuko kwizera ni imirimo mpategerereze, maze mparindire numva icumbwira. Kubera iki? Kuko dufite kwizera. Biduha kwizera bikaduha kwiringira ngo nubwo ibintu bimeze gute bigeraho bigahinduka. Amen. Muri uwo mwanya narimo nkisobanura aho gato nko kwizera, kugira ngo noneho tuje kurebera hamwe imirimo yo kwizera, byibuze twiyibukanyije kwizera niki, nubwo duhora tuzumva. Ariko icyo nzi cyo, nk'ukuntu nanjye nababwiye ngo ntangiye gutegura rino jambo, numvishije kwizera bundi busha. Hari undi ushobora kuzumva bundi busha, Imana ikongera ikamwishyura bundi busha kurenza uko yari asanzwe abizi. Reka rero tujye mu mumaro wo kwizera. Umumaro wa mbere nabonye ni myinshi cyane, ariko naturanyije mike kubera umwanya. Bitunga imibiri yacu, bikadutunga, bikatubeshaho. Byanditse mu Baheburayo ibice mu murongo wa 38, niho wavuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwa no kwizera. Hajemo iyi ndirimbo yanamfashije kuva kare, wenda nayisomaho gato, ariko nituje gusoza umuntu waturirimbishije naza kuba gihari arayituririmbira kwa ngo tuze gusengaho. Ni indirimbo ivuga ngo kuva ubu sintinye bizabaho. Ni indirimbo yo gushimisha 114. Kuva ubu sintinye bizaba ejo, izago cyangwa amahirwe. Nzi ko byose nk'Imana ibitegeka, kwiganyira no kubusa. Tureka kwiganyira kubera ko twamenye Imana, twayizeye.
mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bapfite. Aha niho dusanga muri iyi ndirimbo yuko kwizera kubeshaho. Undi mumaro wa kabiri, gutuma Imana itunezererwa. Nari nakavuzeho na mbere, kuko ntibishoboka ko utizera atanezeza Imana. Imana itunezererwa gusa bivuye mu kwizera dufite. Undi mumaro, kwizera kuduhesha kwakira ibyo twasengeye. Ahangaha byanyibukije ijambo riri muri Yakobo we yaravuze ngo kwizera ni amaboko yo kwakira bya bintu usengera. Iyo ugize Imana ikaguha imbaraga ukazamura kwizera kwawe, kwa kwizera kukubera amaboko yo kwakira. Imana ishimwe. Amen. Akira, ukakira ibisubizo byawe, ya masengesho wariraga uri gusenga, ya masengesho wariraga wiherereye, bya bibazo waza gugatura Imana, none kwizera kukakubera amaboko yo kubyakira. Ndifuriza buri wese duteranye hano, ibyo ugize iminsi usengera, Imana iguhe kwizera kukubera amaboko yo kubyakira mu izina rya Yesu. Amen. Kwizera gutanga agakiza. Mu Befeso ibice 2:8 nari nahasomye, niho hatubwira ko kwizera hatanga agakiza. Gukizwa ni ubuntu bw'Imana, kandi twakijijwe tubiheshejwe no kwizera. Kwizera gutanga agakiza. Kwizera gukiza indwara, gukora imirimo ndetse n'itangaza. Ahangaha ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ubusa. Ariko noneho hano kwizera noneho kuri gukora imirimo, gukiza indwara kandi kugakorera ibitangaza. Naje kwibuka hano urugero rwa Namani yakijijwe no kwizera. Wa mugore wari ugize imyaka n'imyaka agwaye yakijijwe no kwizera. Ikindi, kwizera kudutera kwihangana. Ukaba uri mu bintu bigoye ariko Uwiteka akagukomeza muri byose. Hano mu gice cya 2 cya ya ndirimbo haravuga ngo umwanzi Satani yangerageza, kabona amakuba menshi, nzi yuko umukiza amba hafi, nge mwisunga mwihishemo. Haleluya. Amen. Umukiza hafi, tukamwisunga tukamwihishamo. Kwizera gutera kwihangana. Ukabona ibyo uri gucamo byose ni ibintu bigoye, ariko ukihangana kuko uzi ko uri kumwe n'umukiza, uzamwisunga kandi akakuba hafi. Ntago azatererana abaye, umutakiye wese muba hafi, umutakiye wese iramutabara. Kwizera kandi naje gusanga zakagombye kuba nk'ikintu kituranga. Umuntu wese wamenye Imana, utuntu two kwiheba tukatuvamo, mbese bikatubera nk'indangamuntu, cyangwa bikabera abantu bose bamenye Imana nk'ikirangantego. Sinzi ukuntu nshaka kubisobanura, kuko kwizera, umuntu wese yafite kwizera ntanyeganyega. Umenya uwo uriwe, ukisobanukirwa, ukamenya umwanya ugomba guhagararamo, ukamenya aho ugomba guhagarara. Kwizera kandi kuduhesha kwakira ibyo twasengeye nabivuzeho. Kwizera gutuma umuntu agira umutima umwe. Hano urebye Daniel, Meshaki na Abedenego bagize umutima umwe. Baravuga ngo nubwo Imana itadukiza, nubwo twaba mu bibazo bimeze gutya, nubwo byagenda gute ntiduhinduka. Ntabwo duhinduka, dupfe nabi, tugire ibibazo, tugire gute, ntabwo duhinduka. Niyo mpamvu wagaze usanga hari abantu ba mbere barabizegwa ba mbere, cyangwa abantu bamenye Imana mbere, bageza baza bakababwira ngo nibihakana Imana, bakanga kuyihakana. Ntabwo ari ikindi cyageza kibibatera. Icyageza kibibatera ni ukwizera. Bakavuga ngo nubwo bimeze gutya, habe nubwo tutokira, habe nubwo bodutahe, habe nubwo twokwicwa n'inzara, kwizera kwacu ntikuzanyeganyega. Amen. Boza gusa bakavuga ngo hitamo kubiki, cyangwa uri kuri kwizera kwawe. Sinzi ababisigarana ni bakeya. Ni nayo mpamvu tugomba gusengesho kugira ngo Imana iduhe kwizera. Kwizera gushika, kwizera gutuma tugira umutima umwe. Ukavuga ngo nimba naramenye Imana narayimenye, uko bimeze
bigenda kose iki kintu sinagikora, iki kintu sinakigwamo, kwizera kwanje kuzankingira. Kwizera kandi gutuma twisobanukirwa, tukamenya kuri bo, ukamenya icyo wahamagariwe, bya bintu byo gukora ibintu mu kavuyo tumenye ngo wahamagariwe iki, burya nabyo biterwa no kutizera ngo wimenye uwo uri we. Mbese kwizera kukubera indangamuntu zo cyane umuntu wayereka umuntu wese akamenya uwo uri we. Ariko bamwe kubera gukorera ibintu byose mu kavuyo no mu kavuyo ntusobanukirwe uwo uri we, biza bituma ukora n'ibyo utari gukora, bigatuma uja no mu mwanya utari kujamo. Ariko kwizera tukugira inkingi, tukugira ikintu cy'icyerekezo, tukigira ikintu agarara tukavuga ngo kubera ko twamenye Imana, iki kintu ingikora ikijana n'imyizerere yanje, ikijana nuko namenyekanye, wenda mu mareputation, wenda hari abantu bamenyekana ngo uyakora iki, nimba bakuzi ngo urasenga, kwizera kwawe kuguhamishe hahandi. Uyu munsi ntube wawe usenga ngo ejo ube wakora ikindi kintu, uyu munsi bakubone mu gusenga ejo bakubone mu kindi kintu. Kera kwizera kuba kwapfuye, kera ubugize ya miti ibiri tumaze kubona ko abantu bizeye batagira. Dusaba Imana kugira ngo itwihishurire. Nukuri turi mu buzima bugoye, turi mu buzima bunanije imitima, turi mu buzima bunanije imibiri, turi mu buzima aho isi iri kudusiga. Ariko dusaba Imana ngo Mana we, nubwo bimeze gutya, nubwo tugera ahantu hamwe tukabona nta nzira, nubwo ababyeyi bacu, abavandimwe bacu ku rugero bari mu kiriya gihugu cy'intambara, nta nzira barabona, ntaho berekeza, ariko wa Mana we udukomereze kwizera. Ibihe barimo ntibinyeganyeze kwizera kwawe, ibihe barimo ntibitume basubira inyuma. Wenda ku rugero nta turi mu bihugu biteye imbere, iterambere turimo, systeme ntirimo, ntitume duta ibyo twamenye, ntitume dukora ibyo tutagomba gukora, duhagarare mu kwizera kwacu. Ni ukuri ndarangiza nifuriza buri wese kugira ngo Imana imushoboze. Nanjye nisabira, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntacyo twashobora ukuye gushobozwa na Kristo duha imbaraga. Kristo niwe uduhereza, Kristo niwe udushoboza. Kwizera nta wakwizera ku giti cye ngo abishobore, kuko umwanzi abareka ashaka ibyo yaconshomera, umwanzi abarekereje ashaka ibyo yatwiba. Ariko duhagaze mu kwizera tuzavamo neza, duhagaze mu kwizera tuzanesha. Ndaza gusaba umuntu, ngira ngo ni Emmanuel, mutubabarire kubera kutamenyana, bishaka kugaragara nko kubahuka kubera ukuntu umuntu aba avuze umuntu atazi ngo ameze gutangana buke, ariko ni ukubera kutamenyana, ni uguhurana ku rubuga, ni ukubyumva neza. Araza kumfasha indirimbo yo mu gushimisha 114, ayituririmbire nindangiza nsenge. Saba Imana kudutera kwizera. Ni ukuri njyewe nongeye gukunda kwizera, nongeye kugukunda. Aza ngenda aho ngiye hose nkabona ko kuragarukamo, aho ngiye hose ko kuragarukamo, numva nongeye kugira icyifuzo cyo gusenga cyane kugira ngo Imana inyongere kwizera. Nimba hari aho tugera tugatetebuka, nimba hari aho tugera tukumva dusubiye inyuma, nimba hari aho tugera tukumva ducitse intege, Imana itwongerere kwizera. Abaye akiri ku murongo rero yamfasha muri iyo ndirimbo, twese tukaririmba naho turi, hanyuma ngasenga Imana ibahereze umugisha. Urakoze cyane. Karibu Manuel, muririmbyi wacu ufungura bukaba. Yego. Reka dufatanye indirimbo. Bariti meseze ko zazihura, ariko ko nyiririmba nyine mura. Nta kibazo. Kububu sintenye bizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, byose kw'Imana ibitegeka, kwiganyira nukubusa, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, izeye Yesu ntabwo bamfite, mbeshwaho no
kwizera Yesu niringi bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite umwanzi satani yangerageza kabona makuba menshi ziyuko mukiza zamba hafi je mwisunga mwihishemo umwanzi satani yangerageza kabona makuba menshi ziyuko mukiza zamba hafi je mwisunga mwihishemo beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite Haleluya. numva amatsiko mu mutima wanjye yo gucya ku munsi mwiza Yesu bwazagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mw'ijuru numva amatsiko mu mutima wanjye yo gucya ku munsi mwiza Yesu bwazagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mw'ijuru mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite amen Amen, amen. Umuririmbyi wacu arakoze, Imana imuhe umugisha. Reka nsenge. Mana igira neza, Mana ishobora byose, turagushimye Mana, turaguhimbaje, dushize hejuru izina ryawe Data. Urera kandi urakiranuka Mana, urahebuje Data, nta wundi uhwanye nawe mu isi no mu ijuru, nta n'undi uzakora Yesu. Bahiro ni icyawe Data, ntawe muzagisangira. Ndagushimye Mana, ndaguhimbaje, uze hejuru izina ryawe Data. Mvuze gukomera kwawe muri uyu mwanya, mvuze imbaraga zawe muri uyu mwanya. Ndagushima kuri Imana ihambaye, ndagushima kuri Imana ihebuje, ndagushima gucya Mwami, wemeye ko duhurira no kuri uyu murongo. Nta kindi kiduteranije usibye gushaka kukwegera, usibye gushaka mu maso hawe, usibye gushaka icyo tubwira, usibye gushaka icyo uvugana natwe Mwami. Tumaze kumva ijambo ryawe Data we,
ijambo ritubwira kwizera, ijambo ryatumye uhamya bakera kuko bakwizeye Yesu bakagendera mu bushake bwawe mwami Imana bagakora ibyo ushaka data nyirijuru. Niyo mpamvu muri uyu mwanya nanjye ngusabye sabirana buri wese mwamuteraniye hano kuri uyu murongo kugira ngo twongerere kwizera wa Mana yacu we. Ntacyo twashobora data tutari kumwe nawe. Ijambo ryawe ritubwira neza ngo dushobozwa byose nawe Kristo duha imbaraga. Ni wowe watwongerera kwizera kugira ngo igihe tuzaza duca mu bigoye, tuzaza duca mu biruhije, tuza duhura no kwizera waduhaye. Twabonye ko kwizera ari impano waduhaye, twabonye ko kwizera nta handi twagukura ukuye kuri wowe gusa data. Niyo mpamvu tugarutse imbere yawe mwami ngo abasubiye inyuma, abatende abacitse intege mu kwizera wongere uturemere kwizera, wongere mwami ugeze kwizera ku kigero gishitse wishimira kandi ukeneye. Kwizera kuzatuma dushira amanga, kwizera kuzatuma duhagarara ku munara wacu twategerereza, kwizera kuzatuma tutagira ubwoba, kwizera kuzatuma tutagira imitima ibiri, tukagira umutima umwe mwami, tukamenya aho duhagaze, tukamenya icyo waduhamagariye, buri wese akisobanukirwa wa Mana yacu we. Nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo imbere tubona nta nzira, tubona bigoye kubera ubuzima abantu barimo, tugwana na satani, tukagwana n'imyuka yo mu kirere, ariko mwami twasanze yuko intwaro yadushoboza, intwaro twakoresha no kwizera kurimo wa Mana we. Remera kwizera buri wese, nitukwizera mwami tuzabona cya gihugu wasezeranyije. Kwizera niko kuzatuma tukubona, kwizera niko kuzatuma tugenda mu ijuru, kwizera niko gutuma twakira ibyo twasengeye, kwizera niko kuduhesha byinshi mwami Imana, kwizera niko gutuma haba imirimo n'ibitangaza wa Mana yacu we. Utwongerera kwizera, kwizera gukiza indwara, kwizera gutuma tutanyeganyega, kwizera gutuma tudasubira inyuma, kwizera gutuma tutabaho mu bwoba, kwizera kutubeshaho wa Mana yacu we. Ndagusabye kugenderera buri wese ijambo ryavuzwe hano, niwe wenyine waryuza mu mitima yacu, tukongera tukaryumva bundi busha, tukongera tukaryumva uko tutari dusanzwe turyumva. Icyo ngusaba mwami muri iri joro, abandi mu gitondo, abandi amasaha atandukanye, nuko tugenderera wa Mana we, ukatwongerera kwizera mwami. Uri Imana igira neza, uri Imana ikwiriye. Urakoze mwami kumvishe gusenga, urakoze mwami Yesu kutugendereye, urakoze mwami Yesu kugendereye buri wese akakubona uko akwifuza. Wongere uzamure kwizera kwacu, ni mu izina ryawe data, amen. Amen, amen.